Bavandimwe, Yesu araduhamagara, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa gatandatu tariki ya 30 Ugushyingo 2019 ku munsi mukuru wa Mutagatifu Andereya intumwa. Isomo rya mbere niryo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 10 umurongo wa 9 kugeza ku wa 18. Zaburi ni ya 19. Ivanjiri ni yanditswe na Matayo, umutwe wa 4 umurongo wa 18 kugeza ku wa 22. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu yagendaga ku nkombe y'inyanja ya Galileya, abona abavandimwe babiri, Simoni bita Petero na Andereya murumuna we, bariho baroha inshundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ako kanya basigaho inshundura zabo baramukurikira. Yigiye imbere abona abandi bavandimwe babiri, Yakobo mwene Zebedeyi na murumuna we Yohani, bari mu bwato hamwe na se Zebedeyi, bariho basana inshundura zabo. Nuko arabahamagara. Ako kanya basigaho ubwato na se baramukurikira. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ivanjiri ya Yohani ivuga ko Andereya yarasanzwe ari umwigishwa wa Yohani Batista. Noneho aho Yohani Batista amaze kuvuga ati, dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu, bahita bakurikira Yesu. Uyu munsi muri Ivanjiri ya Matayo turazirikana aho Yesu yamukuye mu bwato ari kuroba amafi. Mu ntumwa za Yesu uko ari 12, hari enye zavukaga mu Galileya zakoraga umwuga w'uburobyi mbere yuko zikurikira Yesu. Ni Andereya na Petero bavukana, bene Yona, Yohani na Yakobo bene Zebedeyi. Ubundi kuki Yesu atatoye abarimu, abaganga, mbese impuguke zo mu gihe cye, ko ari zari kumufasha kugeza inkuru nziza kure, ariko yajya gutora agahera ku barobyi? Yesu ntakangwa n'ubuhanga n'imisusire. Abanyagalileya kubw'umwuga w'uburobyi bakoraga wari ubatunze. Hari ibintu bibiri mu gifaransa karagiteri byabarangaga: ishyaka n'amayeri. Icya mbere, ishyaka. Kuroba ni umwuga uvunanye. Abenshi tubona ifi yageze ku isahani tukagira ngo yizanye. Kuvana ifi mu mazi ntiba byoroshye, biravuna. Ni koko abarobyi bahura n'ingorane nyinshi mu mazi. Uyu murimo ukunze gukorwa nijoro hatabona, uhanganye n'imbeho, umuhengeri n'umuyaga. Ushobora no guhurira mu mazi n'ibindi bisimba bishobora gukuruma. Hari nubwo ushobora no kurohama. Uyu murimo usaba ingufu nyinshi. Andereya biva ku kigereki andros, bivuga ngo le virile mu gifaransa, cyangwa umunyembaraga mu kinyarwanda. Icya kabiri ni amayeri. Ifi igira amayeri menshi. Bisaba umuntu nawe ufite amayeri kugira ngo ayitege. Abanyagalileya amayeri yabo yarashingiye cyane ku kutaryarya. Mu gifaransa babyita être franc, umunyakuri, umuntu utiyorobeka. Murumva ko ku ikubitiro Yesu atari guhita atora abanebwe n'indyarya. Yesu nawe mu mayeri ye abizeza ko bazakomeza uwo mwuga. Urumva ntiyari kwibeshya ngo ababwira ati, nzabagira abacuruzi, nzabagira abaganga, nzabagira abacuzi. Kubera ko uyu mwuga wabo wabateraga ibyishimo, niwo wari ubatunze. Bumvise ko bagiye kuwukomeza ku bundi buryo, nuko basigaho ubwato na se baramukurikira. Yesu yabaciraga amarenga. Ubwato bushushanya kiliziya ya Yesu Kristu ihura n'imiyaga myinshi ariko igatsinda. Abarobyi ni intumwa ze. Amafi menshi n'abakristu benshi intumwa zunguka. Mu masakramentu uko ari 7 harimo 2 aduha ubutumwa muri kiliziya: ubusaseredoti no gushyingirwa. Harya sheri wanjye aza kundambagiza twahuriye he? Ku iriba, ku mazi, nagiye gutashya, mu nzira, ku kiliziya, ku iseta, ku ishuri, kuri interinete. Niki cyamukuriye kuri jye? Uko nari mbyibushye, nanutse, isura, imico yanjye n'ibindi. Nakoresheje iki ngo mukurure? Kumunyuraho, kumusura, naramusekeye, najyaga nisiga ka parufe n'ibindi. Yeza ntora cyangwa ndambagiza,
byaramutunguye cyangwa nye byarantunguye? Yahereye kuki? Yansanze he? Andrea yakomeje kogeza Yezu nyuma ya Pentekosti. Yagiye kumwamamaza mu Bugereki no muri Aziya n'ahandi. Yaje no guhorwa Imana nawe abambwa ku musaraba ufite ishusho y'ikimenyetso cyo gukuba. Ni umusaraba wihariye witwa mu mateka uwo mutagatifu Andrea, ndetse ukoreshwa henshi, twavuga nko mu igazeti ya leta mu mategeko y'umuhanda. Iri torwa ry'izi ntumwa enye cyane cyane Andrea riradufasha kongera kumenya impamvu y'umuhamagaro wacu no kuwukomeraho. Muvandimwe, nunabona ugeze muri krize, ibibazo bikomeye, za gatane ziri hafi kubizana, humura, komera, ntuhubuke. Uzongera ujye mu ntangiro mu mateka yawe, wisuzume urebe niba cya kintu ufite Yezu yakunze kuri wowe bikamutera kugukurura ukigifite. Cyakora niba ari ibishashagirana byagukuruye, ibiryo, umunyenga w'imodoka, inzu nziza zo guturamo, umva biragoye ko uzaba indahemuka. Umuhamagaro wose urategurwa muvandimwe. Muvandimwe, komera ku mwuga wawe, uwukore neza. Ni kuri uwo murimo Yezu azagusanga. Umurimo ukozwe neza ni urugero rwiza rw'ubutagatifu. Ari umucuruzi, ari umubojozi, ari umwarimu, ari muganga, ari umuhinzi, ari umushoferi, ari umurobyi, ari uwihaye Imana, twese buri wese anyure ku ruhande rwe nta gusigana. Uzanire Yezu abayoboke benshi, ubakuruza imvugo n'ingiro byiza. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas, umurezi mu iseminari ya Mutagatifu Aloyizi, Diyoseze ya Cyangugu.